okay kumuproposa byose ukuntu byaje fase byahereye ari intuzi turabashuti twabaye inshuti bigeraho birenga ubushuti tuba nka brother and sister aya tubabikubwiraga wapi kabisa ntago nari nakarenga igihe cyo gushaka oya ariko mu muco wacu urabizi ko gushaka iyo mutari byiza nibyo byiza ariko urebye nkino mu mujyi ntago bikunze kubaho cyane wenda tuvuze nk'iwacu ruguru ego abantu bashaka ari bato sibyo ariko nka hano mu mujyi ino mu mahanga twaje usanga abantu nyine benshi bashaka bakuze twahisemo gusangira ibirori n'abandi n'inshuti n'abavandimwe kubera ko wese mukora ubukwe ubukwe ni bwiza kandi nyine twe dushaka nyine n'imiryango yombi ko ibi nayo byisangamo ingana gute ibyumweru 2 bizonyine kugira ngo mbitekerezeho nyine kuba namubwira yes wenda amayinga bire gusa shawara namukundaga pe narabizi je bampaye amezi 3 bigo yego ndagusohoje bukeye nkwifurije igitondo ciza nawe bugorobje tukwifurije umugoroba mwiza ngo ukomeze uhirwe n'ibyo urimo muri gahunda zawe zitandukanye abari muri Afrika turabasohoje abari muri Asia Europe turabasohoje Amerika namwe tubahaye yambu turabizi ko mudukurikira turabizi ko dufitemo n'abakunzi turabasuhuje cyane ngo amahoro y'Imana akomeza abane namwe uyu munsi rero akaba ari umunsi mwiza nasuye umuryango sinkuvuga reka bonyine batangira batwibwira turabakiriye murakoze mumeze neza ni amahoro kabisa murakomeye tumeze neza ibintu byose ni amahoro ni wagwana okay reka dusabe mutangira mutwibwira ladies first murakoze banyita Cynthia ndi umudamu w'abana 2 b'impanga wow umukobwa n'umuhungu shatswe mu banya byinshi ndi umwishwa abatwari murakoze yego abikoze neza nuko kose kwina nanjye ndi umunyamurenge umunyabyinshi iwacu ni mu Minembwe navukiye muri Byura uri beve ndi beve yujuje amakondisiyo yego waravuze ngo mufite amahasha dufite amahasha wow dufite amahasha turi muhasha na nyihasha yego uri muhasha na nyihasha iki jambo mwumva atari ryiza kwitwa gutyo riraremereye riba rifite imbaraga zidasanzwe ahubwo mera mikrofone nyihasha nya Yesu nashimwe himbazwe umeze neza yego uri kwiyumva ute shanze kwiyumva neza urishimye twakwakiriye kuri Neza Live TV murakoze wari uhaza ariko nawe ndi umufana uri umufana yego wow natwe turabafana turabakunda kandi tujya tubakurikira murakoze noneho reka duhere inkuru yacu hano umunsi wa mbere sibyo wamenye ko utwite amahasha uzakiriye ute narishimye babikubwira wari umeze ute ngo babimbwira musharika ikintu nyine kinguyeho ariko byaranshimishije cyane ariko wari mu ye position ubwo wari uhagaze wari wicaye wari mugenda wari nari nicaye wari wicaye uhita ubibwira umugabo twari kumwe mwari kumwe babivuga ko kanya we wese ubona ameze ate iyo yagize ubwoba ntabwo yishimye yarishimye akagira ubwoba ubwo babwiye ubwo yabonaga kubabyara wenda kuri njewe bizaba ari ikibazo warononutse cyane warononutse cyane cyane nibwo bwoba yagize akabona se utabasha kubabyara
yaravuze yarishimye ariko aravuga ati bizavamo kweri buryo we uzabyara abana babiri muhasha waba uzakira ute we bakakubwira iyo nkuru nziza gutyo byari danje nkuko yarabivuze nahise ngira ubwoba muri njye ariko nyine bwa bwoba uba wishimye ariko nanone ubwoba ntibubure muri make n'ubwoba bw'ibyishimo ubwoba bw'ibyishimo numva yarimo nibaza se uyu mukobwa cyangwa uyu mugore umudamu utarabyara na rimwe azahere ku mpanga kubera urabona nk'abakobwa baba batwita impanga bwa mbere usanga kenshi abenshi bakunda kugira ibyago sibyo swate umwana umwe wenda ntabeho cyangwa se ugasanga wenda biranamuhitanye nibwo nicyo kintu nahise ntekereza navuga ati kweri ibi bintu bizavamo ariko kubw'amahirwe gusa nyine ni iminota mike nahise numva mfite confidence umugabo nyine ni ukwihakanya bugabo nahise nsubirana confidence wumva urishimye numva ndishimye bya hatari mwakoze ubukwe cyangwa mwarabombotse twakoze ubukwe twebwe mwabukoze ryari 2021 mu bihumbi 2021 nicyo kinyamurenge ciza yego nibwo mwakoze ubukwe kubera iki mwahisemo gukora ubukwe twahisemo gusangira ibirori n'abandi n'inshuti n'abavandimwe kubera iki wahisemo gukora ubukwe ubukwe ni bwiza kandi nyine twe dushaka nyine n'imiryango yombi ko ibi nayo byisangamo ntabwo bwabagoye cyane shawapi ninde yabahuje uduhuje kugira ngo mumenyane ko twarihuje mwahuriye he twahuriye ahantu twarakoranaga mwarakoranaga tuza gukundana biturutse kuri inde kuri we niwe wakubanje yego yakubwiye ate nimba byibuka umunsi wa mbere kugiye kuntera isoni oya turi kwiganirira umunsi wa mbere yakubwiye ate umunsi wa mbere yambwiye ko ankunda ifatire mikoro wenyine yakubwiye ko agukunda yego wari urihe akubwira iryo jambo twari twagiye nyine ahantu mwasohotse twasohotse niba wagusabye ko musohoka yego utazi icyo agukenereye ahita akubwira ati ndagukunda bya nyabyo wabyakiriye ute nabifashe ka jokes kandi yagusohokanye nabonaga bitoshoboka kubera ko twari inshuti cyane twari inshuti magara mbere nyine tugikorana rero gusohoka byari ibintu bisanzwe kubera ko twari inshuti nuko ararikocoye uhita umuseka se narabisetse numvaga ari ibintu bidashobora gushoboka none se muha bakiguseka wowe hahise hakurikira iki wenda ntawamenya yasekeye mu mutima nabibonye kuko buriya nk'uko yarabivuze umuntu muba mumaze icyo gihe cyose muri inshuti uba umaze kumumenya neza sibyo nari mbizi ko nanjye nkunda nyine wari ubizi yarabikubwiye se narabibonaga nanjye niyo mpamvu nateye iya mbere kuko nabonye we arankunda ariko yananiwe gutera iya mbere nuko nyiha arakubwiye urabisetse hanyuma hakurikiye iki cyakurikiye kubera ko numvisha nyine ari ibintu bisanzwe nyine biri aho ngaho sinanabihaye umwanya kubera ko n'undi abantu iyo muri inshuti uhora ubwira undi ndagukunda nanjye ndagukunda gutyo ariko uretse gato tandukanya kukubwirira mu bwinshi bw'abantu no kuba yakubwiye ati ndashaka ko dusohokana tuje ahantu fulani hari izo nshaka kubwira urumva umuntu aba ari seriye wowe ugahitamo kumuseka ubwo ntabwo ahubwo we ntiwari seriye oya sinamusetse numvise ari nyine ari ibintu biri fani utabihawe hanyuma rero wahise uzakira ute rero mu gihe cyo kumva ko nyine umushize aho hagati hahise hakurikira iki mushize aho hagati urumvaga hagati mvuga ntabwo byakwinjiyemo neza niki cyahise gikurikira
numvishije ari birya bisanzwe dutura tuvuga kubera ko nanjye naramuhamagara nkamubwira ati ndagukunda kubera ko twari inshuti. hanyuma aho hantu rero haje kurangira gute aho hantu mwari mwicaye byaje kugenda bitagira ngo muhave? twateye story turahava ariko arambwira ati ugende ubitekerezeho ko nkeneye kugushira amaboko. nibwo natangiye kumva ko biri seriye. akiguye devoir. none se we wabonaga ari hagukinisha kweri? oya twari inshuti nabonaga nyine ari bisanzwe. Ari bisanzwe. n'ubundi uza kumwemera bigenze gute rero? nuko yarambwiye ati ugende ubitekerezeho ukeneye igisubizo kandi vuba. nibwo natangiye kumva ko biri seriye. nanjye byaranshimishije kubera ko twari inshuti duhorana. mbese yarameze nka musaza wanje. byagutwaye igihe kingana kugira ngo umwemerere? igihe kingana gute ibyumweru 2 byonyine kugira ngo mbitekerezeho nyine kuba namubwira yes. amayinga abiri gusa shawara mukundaga? namukundaga pe. narabizi nje bampaye amezi 3. bigo barakuvunye. nuko rero amayinga abiri yo kubitekerezaho. yego urabitekereza uranzura. wamusubije kuri telefone? oya twe twarahoranaga. wabimubwire mu kazi? kubera ko wamubwire mu kazi yewe mujana ahantu yakujanye? oya abakobwa biragoye gusohokana abahungu. hari ijambo bose bavuga ngo aho byatangiriye niho bigomba kurangirira. kamusohokana kumujana ukavuga ati noneho cya kibazo gawambajije hajya wakimbarije tugende kigusubirize hahandi kuri biri yiwe. oya ndamufasha akaboko ndamubwira ngo yes. mu kazi? oya akazi karangiye mutashe. yego uramwemerera byumvikane ko mwamenyaniye mu kazi wowe nawe. ninde watanze undi kugira muri ako kazi? niwe waje umusanga uzanywe nande? na brother wanje yari umushuti we. urumva rero hari ukuntu bari bagutanzemo inani. bari bantanze ngo pasi. yego muhasha rero umunsi reka wenda dusubize inyuma gato tumwite umwana. siko muramba baradukoresha iyo mvugo hari impamvu. reka tumwite umwana. wari mu kazi uwo munsi ubona umwana w'umukobwa araje. umunsi wa mbere araje. umunsi wa mbere umubona wamubonye gute? uwo munsi wa mbere ntabwo yari umwana yarijeya. ijeya gute? ijeya muri make wari ubyibushe? yari abyibushe cyane urumva. yego kubera nyine ntakundaga abakobwa babyibushe. nahise avuga ati ariko noneho uyu umukobwa banzaniye bimeze bite ubu bizavamo? kandi ari umuntu muje gukorana? yego ariko nyine buriya hari ukuntu ukora n'umuntu none bigasaba ko hari ibintu nyine mu byumva kimwe nyine. ariko hari ukuntu ushobora gukorana n'umuntu ntimuhuze amaraso ntumwiyumvemo sibyo ugasanga bigiye bigorana. ariko uko bya iminsi yagiye yisunika yicuma ngenda mumenya fresh menya uwo ari we nsanga n'umwana mwiza. niki cyatumye umupropose? kumupropose byose ukuntu byaje fase byahereye ari intuzi turi abashuti. twabaye inshuti bigeraho birenga ubushuti tuba nka brother and sister. ku buryo ntari nkigira n'umwanya wo gutereta abandi bakobwa kubera duhorana turirirwana turatahana buri munsi numva no muri ofu wasangaga kenshi turi kumwe twatembereye nuko kwirirwana muri ofu turakageraho. nuko iminsi myinshi mwirirwanaga muri ofu mwabaga mwiriwe hehe? twaratemberaga kubera urabizi mwashaga uti abantu nyine muba mumaze icumweru cyose mukora mutabona umwanya muragenda mukajya gusangira sibyo mugahavinga fani nyine mugasangira mukatembera ahantu runaka
nuko umunsi nyine ukarangira gutyo ariko nyine ntabwo ari ukuvuga ngo ni buri off kuko akenshi rimwe na rimwe yabaga yagiye nko gusenga. ni ukuvuga ngo bivugwa ko umuntu mwahoranye akenshi udashobora kumuporopoza ngo mubane kubera kumenyerana, hari utwo muba mupfa, hari utuntu aba akubonaho, mbese muba mwarabaye nk'abavandimwe ukavuga ati se uyu muntu ndamuporopoza arananseka. ubu ikintu cyatumye wibanda kuri uwo mukobwa ukavuga ati ewane reka ndikucure, wumvaga ari buryakire neza iryo jambo? Okay, icyambere urumva njye nta bwoba nari mfite. Nta bwoba nari mfite ko ashobora guhakana kuko twari tuziranye bihagije. Ikindi kintu campushinze nuko nyine urumva twari tumaze kumenyana ijana ku ijana, urumva maze kumenya imico yiwe, mbona n'umwana mwiza afite indangagaciro, afite umuco, urumva ibyo bintu cyane cyane nibyo byampushinze. ndavuga ati why not ndahinira hafi ahangaha aho kugira ngo nje kwiteza abo ntazi tutaziranye, ejo n'ejo bundi bazatangira banyereke imico ntazi, uwafatira hafi ahangaha. sawa maye mikoro gato nyiha. umunsi yaguporopoje bwa mbere nta wundi muhungu mwakundanaga? bari bahari benshi kandi nawe yari abazi. mbese ibona abagaza kwirukankaho muri make ubona nyine biraho biraho ngaho. nta rwakubwira ngo ndashaka ko tubana muri abo ngabo? shabara bimbwira gusibye ko nawe nyine nsubiye inyuma nawe tiyaje ambwira ngo ushaka ko tubana. yaje ari urukundo ahasaba kimwe nyine n'abo ngabo. umunsi aguporopoza yari afite dread? yego. kubera ko yemeye umuntu ufite dread? dread kuri nje ntaco zitwaye. yari yambaye patari imeze gute? deshire cyangwa deshire? ubwo we ntiwagize ubwoba ko ugiye gukundana n'ikirara? ko twari dukorana ntabura yaragiraga. yari umwana mwiza? yari umwana mwiza. nuko ibyo birabaye nanje kuri dread mbona ntaco twaye habe na kimwe na deshire ntaco twaye, bivana n'imyemerere y'umuntu. hanyuma rero byabatwaye igihe kingana gute kugira ngo mubivuge mu babyeyi? nabivuge byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo mubivuge mu babyeyi? byatwaye nk'imyaka 2 mukundana mu ibanga. Okay, ntabwo ari ibanga ko muteri mutarabivuga? tutarabivuga official ariko nyine bari babizi. Yego. umunsi ubivuga cyangwa se mugikundana ntago bakubwiraga ko wenda ushobora kuba waratinze urambiranye, uri muri ba basore barambiranye? Aya tubabikubwiraga? wapi kabisa. Ntago nari nakarenga igihe cyo gushaka. oya ariko mu muco wacu urabizi ko gushaka kwira mutari byiza. Nibyo byiza ariko urebye nkino mu mujyi ntabwo bikunze kubaho cyane. wenda tuvuze nk'iwacu ruguru abantu bashaka ari bato, sibyo? ariko nka hano mu mujyi no mu mahanga twaje usanga abantu nyine benshi bashaka bakuze. mwakoze ubukwe rya 2021? nibwo mwabukoze? yego. mwibaruka ryari muri uwo mwaka 2021? yego. mwabukoze mu kwa kangahe? twabukoze se ni hari mu kwa kangahe? urabizi mwabukoze mu kwa kangahe? reka tuwasimbuke. tuhareke ko ntago mwibuka ukwezi? aho hari story ndende. iyo story se mwaye dusangije muri make? reka nibanga changwe none iyo story abantu bo kuri The Names barayitegereje. reka tureke kuyimenera hano. reka tuyisimbuke ubukeye. yego. wenda mu byo mbashe gukura mwaho bishoboke ko hari ukuntu mwigenje mbere. kurigitunda mbere se? aya tuzabivugaho next time. ndakibazo rwose. muhita mupanga ubukwe rero? yego. mu buryo bworoshe cyangwa mu buryo bugoye?
bworoshe bworoshe kubera iki bwari bworoshe kubera bwari bushigikiwe yego cyambere ni support wa mugani bushigikiwe umukobwa rero ahita avuga ati uyu niwe mugabo tugiye kubana kabisa wari umuzi mu mikoro gato mubaza iminsi mwamaranye mukorana niki wari wamukundiye iminsi twamaze dukora byose ntabwo yarakaraga vuba kurakara vuba kurakara si cyane ariko yarakaraga vuba wenda arinje amakosa wenda yaturutseho akahita arakara vuba ntutinye ko wenda mwazagera mu rugo akaza kudiha oya impamvu ntabigiraga ikibazo ni ukubera ko nari muzi wari umaze kumumenyera yego mbese wari umaze kwiga imico yiwe umaze kumenya wese yes uhita ubyemera byihuse tugana ku musozo sibyo gira icyo ubwira abakunzi ba Ineza Live TV ndetse n'umuryango wanyu gira icyo babwira icyo nubabwira turabakunda turabafana natwe dufite YouTube channel yitwa The Namzi Family baze tubane nabo bazazabona ibyiza tubacishirizaho buri munsi yego murakoze yego heza rero namuhasha muha yes kumva ukuntu yavuze nyasha ngo bazaze nibaze kabisa okay gira icyo usaba rero abakunzi bawe nibaze bisuke rwose dore twe tubashiraho ibintu byiza cyane bazabikunda so abantu bo kuri Ineza Live TV turabasaba ku joininga The Namzi Family. The Namzi Family ni YouTube channel yacu as couple turi couple hanyuma tubashiraho ibintu byiza rwose so turabasaba ku joininga mukadushigikira then tugakomeza umuryango ukaguka ibintu bikagenda neza ni The Namzi Family byandikwa gute ni THENAMZ hanyuma ugashiraho family ugashiraho family nuko byandikwa rwose ni ibintu byoroshye cyane so bajoininge bakore subscribe bakore like n'amashare abakenewe cyane hanyuma na comment zirakenewe comment ziradufasha kumenya ico tutakoze neza ibyo tugomba guhindura bikagenda bidufasha cyane so turabakiriye bashitsi beza niha ngaye mu mpere microphone gato nyihasha niha ngaho babwiriye abantu bari kuri Neza baza bakore subscribe wanyu muze mukore subscribe na share na comment bayikore hehe kuri The Namzi Family yego mwakoze kutwitaba kandi mwakoze kubana natwe ubutani tubakenangira ngo tuzababona turahari ku bwanyu twabishimiye kandi nzi neza ko n'umuryango mugari wa Ineza Live TV bari bakunde kandi bakaza kubashigikira rero turabasaba ko muje gukora subscribe like share na comment kuri The Namzi Family mubashigikire n'umuryango yavuze ngo ni couple n'umugore n'umugabo mubashigikire kandi mubakunde turabakunda turagushimiye wewe wabanye natwe kuva ikiganiro cyatangira kugera tugisoje Imana igumugisha turagushimiye kandi cyane ukomeza kuvuga neza n'ibiganiro byacu nakagaruka bye bye